Ni agahinda, ni akababaro ku muntu wese wagiye ubona iyi nkuru, ku muntu ukomeje kuba yareba iyi nkuru, ku muntu wari uzi aba bantu, ku muntu iyo buno bukwe bwari bubaye. Buri muntu wese ibintu byagiye bimutera ikibazo ndetse bimutera n'agahinda kanini cyane. Iyi nkuru ukuntu iteye agahinda kandi inababaje, iyi ni inkuru y'umusore witwa Ndizeyimana Abbas na Iradukunda Aisha. Bari bamaze umunsi umwe bakoze ubukwe bagiye mu rusengero mu bintu bijyanye n'abayisilamu. Bakaba bari bafite umunsi wo kujya mu murenge ndetse no gufata amafoto n'ibiki ko uyu munsi turi kugenda tuvuganiraho. Kuri uyu munsi aba bantu bari bagiye mu bukwe, bafashe kwasiteri bajya mu bukwe, kwasiteri barenze umusozi ibakubita mu mpanga. Iyi kwasiteri ibintu ikoze iteye agahinda cyane ndetse ikaba ikoze ibintu bibi cyane, cyangwa se ikaba ari impanuka ibaye mbi cyane mu mpanuka zigeze zibaho. Ni impanuka itwaye umuryango w'abakobwa, impanuka itwaye umuryango w'umusore, impanuka itwaye umugeni batari barigeze banabyara n'umwana n'umwe. Iyi ni impanuka ibaye, ikaba yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, nawe ukomeje kuba wabyiyumvira. Ibintu biteye agahinda ndetse biteye n'umubabaro. Kuba nawe wavuga iyi nkuru ukumva irababaje cyane. Kugira ngo ubone abantu bakoze ubukwe mu ijoro rya mbere ry'ubukwe, ibintu bijyanye n'abayisilamu bitandukanye n'izindi nsengero wenda zigiye zitandukanye nubwo ntabifiteho amakuru menshi, ariko ikintu twavuga cyangwa se ikintu birababaje, ni agahinda, ni umubabaro, abantu bacitse ururondogoro, ndetse ibintu byagiye birababaza mu gihugu cy'u Burundi. Kuko umuryango w'abasore uragiye, umuryango w'umukobwa uragiye, ndetse n'abageni nabo ni uko baragendeye icyarimwe. Ibi ni ibintu byabaye bibabaje cyane cyane, ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Reka tuyitangire TV muzi n'umuzingo, nubwo ari ibintu bibabaje ndetse biteye n'agahinda, nta kundi, nta n'ikindi kintu twabirenzaho byabaye. Dukomeza kwihanganisha ndetse no gufata mu mugongo abantu bo muri uno muryango bagiye basigara, nubwo twahamya ko ari bakeya, rwose ari bakeya. Ariko iyi ni imodoka irimo abantu 38, ndetse bakaba bavuga neza ko hasigaye abantu 5, ndetse bose bakaba barangije bakomeretse. Iyi nkuru ikintu gitumye tubasha kuba twayifata iyi nkuru kugira ngo tubashe kuba twayivugaho, ni hanini kuba inkuru y'umugeni birababaje, ni agahinda, sinzi ukuntu nabasha kuba nabisobanura. Ndizeyimana Abbas na Iradukunda Aisha bari barakoze ubukwe ku itariki ya 20. Ubukwe bakoze ni ukugenda bakajya mu musigiti. Benshi bakunda kubyita niba ari za kitchen party, nimba ari sinzi ukuntu bajya babivuga, ariko ngo ni ukugenda ukajya mu musigiti bakajya kwirega cyangwa se bakagenda ku Mana. Wenda ibintu bijyanye n'imisango y'ubukwe ntabyo nzi neza, ariko niko byari bimeze. Bari barabanje bajya mu rusengero biyereka Imana. Ku munsi ukurikiyeho bari bakwiye kujya mu murenge kubyereka leta, ugasinyuka ndetse bakanarahira. Barangiza kuba barahira bagafata amafoto y'ubukwe, ubundi bakitahira bakisubira mu ngo zabo bakishima, urugo rwabo rukaba rurabonetse. Uyu musore ndetse n'uyu mukobwa bakaba bahagurutse mu gitondo bava mu gace bari batuyemo. Ibintu byabereye mu gihugu cy'u Burundi hafi n'ahantu hitwa Ingozi ruguru. Noneho bakaba bahagurutse imuhira bagenda bagana aho ubukwe bwari kubera ndetse n'aho bari kurahirira byose. Nuko natwe muzi ko ari ibisanzwe kugenda umuntu akajya mu murenge. Noneho bahagurutse bose ndetse banahagurukana n'umuryango, kuko bari bari kuva mu gace barimo. Ibintu byose biraza kubera mu gace bari bagiyemo, kubera yuko ari naho bari barakodeshe. Muzi ko bagenda bakodesha amasare, bagakodesha amazu yo kugenda abantu babamo, baza kubamo, cyangwa tuvuge ko ari ukugenda baraza gukoreraho ubukwe, baza kurangiza bagataha imuhira bakajya mu mazu yabo, cyangwa se nabo bakajya gukomereza ubukwe. Bigendanye n'imihango yo mu gihugu cy'u Burundi ntabwo tuyizi neza. Noneho ukuntu ibintu byagenze, bagiye bageze ku musozi,
hari imisozi iba ihanamye cyane ifite ubutumburuke burebure, ugasanga bagiye bakora imihanda bagiye bayizengurukije, ndetse ngo no mu kino gihugu cy'u Burundi imihanda yabo isa nk'aho iterambere ritari ryagerwaho cyane. Imihanda yo mu byaro ngo ntabwo ari n'imihanda ikoze neza, ni imihanda n'ubundi biteye inkeke iteye ikibazo. Ikintu cyaje kubaho, bari bakodesheje imodoka ya ajanse imwe yo mu gihugu cy'u Burundi ya kwasiteri, bayikodesha umunsi wose. Ubundi bakiri kugenda bageze hagati mu rugendo bageze mu musozi hejuru, imodoka yaje ngo guponyuka gatoya ibirenza umusozi iribarangura. Nawe kugira ngo wumve neza ko iyi mpanuka ari mbi, hari amafoto menshi agiye ateye ubwoba, kuko uburyo no kuyashyira ku rubuga rwa YouTube muzi ko bitemewe, gusa umuntu yakeneye yaza kuza kunyandikira nko kuri Instagram yanjye, nta kibazo twamufasha, ni kuri Bigness TV, cyangwa se akajya muri commentaire agasigamo nimero ye, ayo mafoto twayamuha ntacyo bitwaye. Gusa ibintu byakomeje kugenda bitera ikibazo ndetse biranababaje cyane. Iyi modoka nibwo yaje kurenga irabaranguka iva hejuru ku buryo ishobora kuba yizunguje mu nshuro zirenga nka 20 kugira ngo izamanuke igere munsi mu mpanga. Ko binateye n'ikibazo, sinzi nimba ino modoka bitewe n'ahantu iri nimba izabasha kuba yakongera kuvanwayo ngo ibashe kuba yakoreshwa. Ibi bintu biteye agahinda ko uyu mugeni ndetse n'umusore bose uko ari abageni, uyu Abbas ndetse na Aisha bakaba bose bahise bahasiga ubuzima. Kandi kugira ngo nabyumve neza, ntabwo ikwasiteri bayikodeshe ngo wenda bavuge ngo bagiye gutega, oya, ngo baragenda. Ni kwasiteri yakodeshejwe, kandi iyo ikodeshejwe ijyamo umuryango w'abasore n'uw'umukobwa bari bagiherekeje mu bukwe. Bivuze neza ko abantu hafi 20 bo mu muryango umwe w'abakobwa ndetse n'uw'umuhungu bose barangije kuba bakwitaba Imana. Ibi ni ibintu biteye ntabwo kugira ngo nimba uri no kumva iyi nkuru kumva ko ni ibintu bibabaje ku munsi w'ubukwe. Ikindi cyari kiriho, ntabwo bari kuvuga ko kundi ngo bari barishingiye ngo wenda bari barabanje kubyara abana cyangwa se ngo byari bimeze gute, oya, nibwo bari bakoze ubukwe. Aravuga ati tubicishe mu mujyo muzima, reka dukore ibintu biciye mu mucyo, ndetse baranifashe bategereje yuko bazabana nuko barangije kuba bakora ubukwe. Ubwo bose bakaba bagiye nta mwana basize, ndetse hakaba hagiye abari bambariye umusore, abambariye umukobwa. Ibi ni inkuru irababaje ku buryo nanjye ntazi uko uburyo umuntu yabisobanuramo. Dukomeza kwifatanya n'abantu bo mu gihugu cy'u Burundi, dukomeza kubafata mu mugongo, nta kindi twababwira n'ikindi twakora usibye kuba twakwifatanya nabo. Ibi bintu birababaje, biteye agahinda, sinzi ukundi kuntu umuntu yabivuga usibye kuba yabasengera cyane, kandi umuntu akanakwizera ko wenda bagize mu ijuru amahoro. Tukomeza tubakurikirana andi makuru, tugusaba gukanda like, utange comment, ndetse ukore na share niba ubona ko ari ngombwa, kugira ngo izindi video nyinshi zigiye zitandukanye zacu ziraza zigenda zikugeraho uko bugiye bishoboka, cyangwa se zinakugeraho vuba. Iyo wakanze subscribers, wangiza ukanda subscribers, ugakanda no ukazogera, biradufasha bikadutera imbaraga, ndetse nawe bikagufasha ku buryo video zacu ziragenda zikugeraho mu buryo bugiye bworoshye kandi vuba. Turasoza ndetse tukomeza kwihanganisha abantu bagize ibyago, Imana ikomeze ibarinde.